Ku mbuga nkoranyambaga ibintu bikomeje gufata indi ntera bitewe n'ino mpanuka yabereye mu karere ka Kicukiro. Iyi mpanuka yabaye kuri ino tariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 2024. Iyi mpanuka ikomeje kuvugisha abantu benshi nuko yaguyemo abantu benshi cyane bitewe nuko iyi mpanuka yatwaye ubuzima bw'abantu benshi. Iyi mpanuka yabereye mu karere ka Kicukiro ahazwi nko kuri Ziniya. Abahazi mubizi yuko rwose hari isoko. Iyi mpanuka yabaye ari y'imodoka yari itwaye ibicuruzwa yari igemuye muri rino soko rya Ziniya. Abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza yuko iyi mpanuka bitewe nuko yabereye ahantu habera abantu benshi cyangwa se hari igikorwa cy'ubucuruzi, ariyo mpamvu yatwaye ubuzima bwa benshi ndetse abandi bakaba bakomeretse. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko wari ukabije w'iyi modoka, aho yageze umushoferi wo gushaka feri akaza kuyibura, akaba ariyo mpamvu yaje kwibenura imodoka ikagonga abantu benshi ndetse ikangiza n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Nkaho muri kubibona yagize gutya igasanga akazu k'umu agenti wakoreraga muri rino soko, akaba yacuruzaga amayinite ya MTN ndetse akaba yagize ibyago yuko rwose sibye yuko atahasize ubuzima, ariko nawe ari mu bakomerewe cyane kuko ari mu ndembe. Bakaba babajyanye mu bitaro byo mu karere ka Kicukiro, ubwo nta handi babajyanye ni muri Masaka. Abarwayi ndetse n'imirambo ikaba iri kugenda yitabwaho, ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko rwose ikijyanye n'umuvuduko muri ano mezi abashoferi bakomeje kukirengagiza, nkaho n'ubundi muri kano karere hatamaze igihe kinini habereye indi mpanuka y'imodoka y'ifuso nayo yari iri kumanuka yerekeza ahitwa Kicukiro santere, avuye kuri cya kiraro gica hejuru murakizi cyane gisa neza. Nawe bikaba byaragaragaye yuko rwose ari uko yari ari kugendera ku muvuduko udasanzwe. Reka rero nkundire wowe utari wabasha gukora subscribe, ubanze ukore subscribe, ushyireho n'iyo nzogera ya notification, nurangiza ukande na like na comment kugira ngo Sano Empire amakuru izajye kugezaho buri munsi, ntuzajye ubura kutayabona umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Reka twigarukire, nubwo rwose ari inkuru ibabaje, gusa abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza amarangamutima bitewe nuko rwose iyi mpanuka yaburiyemo abantu benshi babuze ubuzima, ndetse abandi bakaba babuze ababo. Ibikorwa remezo nabyo bikaba byasenyutse. Ubwo nimvuga ibikorwa remezo birajyanirana n'ayo mazu, kuko hariya santere rwose Ziniya murabizi yuko hari isoko rigira abantu benshi kuko hakorerwa ibintu by'ubucuruzi, ariko ibyo ngibyo byo ntacyo bivuze, ahubwo ikintu kiri kugenda kigarukwaho n'ubuzima bw'abantu baburiyemo ndetse n'abakomerekeyemo, ndetse n'umuvugizi wa RIB ndetse na polisi y'igihugu bakaba bahageze bakaza kureba ukuntu ibintu bimeze. Umushoferi nawe ubu ngubu akaba ari mu bitaro, akaba ari gukurikiranwa bitewe nuko nawe yakomeretse bikomeye cyane, ndetse bakaba bavuga yuko no kugira ngo abashe kuba yagaruka mu buzima ari ikibazo gikomeye cyane. Ndetse mu baguye muri iyo mpanuka hari harimo abagenzi 4, ndetse hari harimo rwose n'abari bari mu modoka yari yikoreye imizigo, nabo bageze kuri 6. Abo bose sibye shoferi wabashije kuba yarokoka, abo bose bakaba babashije kuba bakitaba Imana, ndetse abandi nabo bagera kuri 17 bakaba bakomeretse bikomeye cyane.
bakaba bari gukurikirirwa muri bino bitaro bya Masaka byo mu karere ka Kicukiro, abandi nabo rwose bakaba bafashe ubuvuzi bw'ibanze bwakorewe aho ngaho hafi, ubundi bagahita bakomeza imirimo yabo igiye itandukanye, abandi bakaba batashye bakajya mu rugo. Ibyo byose rero niho umuvugizi wa polisi yavuze yuko rwose hakwiye ubundi bukangurambaga ku bashoferi ndetse n'abamotari, bitewe n'uko rwose aya mezi akunze kuba impanuka mu mezi asoza umwaka. Sinzi icyo ngo abashoferi baba bikanze, bitewe n'uko rwose bageraho bukagera atahari bibagiwe yuko speed governor ibaho. Ngayo nguko rero gukora subscribe ukande